Mbanje kubasuhuza mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, amahoro y'Imana abane namwe. Kuwa kabiri tariki 16 Gicurasi, tugiye kurebera hamwe ingingo ivuga ngo gutebutsa igihe. Gutebutsa igihe. Tuzirikana ko insanganyamatsiko dufite muri iki cyumweru ifite umutwe uvuga ngo gukomezwa n'ibyiringiro. Aho turi mu gihembwe cya kabiri rero, dufite insanganyamatsiko muri rusange ivuga ngo intambara ikomeye. Gutebutsa igihe niyo ngingo y'uyu munsi. Mbere yuko tujya mbere, reka tumaze dusenge. Mwami Imana, turagushimiye, turaguhimbaje, uhabwe icyubahiro. Tugiye kurebera hamwe insanganyamatsiko y'uyu munsi itubwira ngo gutebutsa igihe. Turagusabye natwe kugira ngo uduhe kumvira ndetse no gukurikiza ibyo ijambo ryawe ritubwira kuri uyu munsi wa none. Turagusabye kugira ngo utuyobore muri iki cyigisho. Mwuka wawe wera abaruza kugira ngo abane natwe. Nibyo dusabiye ubuntu mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amena. Gutebutsa igihe. Ndagira ngo mbabwize ukuri yuko abagorozi barimo William Miller mu kinyejana cya 19, tuzirikane ko aribwo William Miller yahagurukije ubutumwa bukomeye cyane bwo kugaruka kwa Yesu Kristo. Ndagira ngo mbabwize ukuri, nubwo William Miller yamamaje ubutumwa agaragaza igihe Yesu azagarukira, turaza gusanga ko hari habaye mu kwibeshya cyane gukomeye kwatumye bamamaza ko Yesu agiye kugira gutagiye kugaruka kuri icyo gihe. Nyamara nubwo William Miller hari ukuntu yafataga kugaruka kwa Yesu, ariko muri iki gice turaza kurebera hamwe n'uburyo n'abigishwa ba Yesu nabo ubwabo mu gihe cyabo hari uko bafataga kugira gute kugaruka kwa Yesu. Rero natwe kuri uyu munsi wa none, reka dusabe Umwami Imana kugira ngo atuyobore, aduhe kuzirikana by'ukuri, tubashe kumenya uburyo Yesu agiye kugaruka muri iki gihe turimo, bityo hatazaba gusobwa tukabyakira uko bitari. Nshuti bakundwa, ndagira ngo dutegere amatwi iki cyigisho cy'uyu munsi wa none, bityo kize kubasha kutugirira akamaro, tuzabashe gusanganira umwami wacu Yesu Kristo ubwo agiye kuzagaruka. Nubwo abagorozi b'abaprotestani bizeraga kugaruka kwa Kristo kuzaba mu buryo bugaragara, bwumvikana kandi buzaba mu cyubahiro, iyo myumvire y'ukuri kwa Bibiliya yagiye ihindagurika buhoro buhoro. Ndagira ngo mbabwize ukuri yuko iyi myumvire ababizera bakera bari bafite yo kugaruka kwa Kristo hari uburyo yagiye ihindukamo buhoro buhoro. Iyi myumvire y'ukuri kwa Bibiliya, uburyo bari barayakiriyemo byagiye bihinduka buhoro buhoro. Ababwiriza b'ibyamamare bo mu kinyejana cya 19 bigishije ko Kristo yagombaga kuza kwima ubwami bwe ku isi kandi akayobora mu gihe kingana n'imyaka 1000 y'amahoro. Nshuti bakundwa, ndagira ngo mbabwire yuko ibi byatumye habaho gucika intege mu bya mwuka ndetse no kutagira ubushake bw'indangagaciro z'ibya mwuka. Nshuti yanjye, ndagira ngo mbabwize ukuri yuko igihe bamamazaga kugaruka kwa Yesu, bibwiraga yuko Yesu agiye kuza akima ingoma igihe kingana n'imyaka 1000 mu isi kandi akayobora mu buryo bw'iki bw'amahoro. Nshuti yanjye, ndagira ngo nkubwize ukuri yuko ahangaha ubutumwa bumaje kwamamazwa, abantu intego bari bafite itabayeho, babonye intego bari bafite itabashije kugerwaho, mu by'ukuri habaye gucika intege bikomeye cyane. Abantu bacitse intege basubira inyuma mu bya mwuka, ndetse habaho no gutakaza agaciro mu bya mwuka. Ndetse n'abigishwa ba Yesu bari barumvise nabi imitekerereze yo kuza kwa Mesiya. Batekerezaga ko yagombaga kuza nk'umujenerali rwose, bakumva ko Kristo agomba kuza nk'umujenerali. Umujenerali rwose, umujenerali w'umuneshi wagombaga kubakura mu bubata bw'Abaroma. Kugira ngo mbabwize ukuri, iki ni ikintu gikomeye cyane. Ibaze abantu babanaga na Yesu, barigishijwe na Yesu, barasangire ku meza imwe na Yesu, ariko bari bagifite imyumvire yo kumva ko Yesu azaza nk'umujenerali. Iki ni ikintu gikomeye cyane tugiye kwitaho. Ndagira ngo mbibutse aba bahungu babiri bene Nkuba, ndavuga Yakobo na Yohana, muri Mariko igice cyaho cya 10 umurongo wa 34, aho ubwabo batekerezaga yuko Kristo
ajye kwima ubwami bukomeye cyane, ajye kwima ingoma y'ubwami bukomeye cyane. Nuko bo ku giti cyabo bibwira ko bakwiye kumusaba imyanya ikomeye y'ubwami. Nuko baramubwira ati ngo mwami, turagira ngo umwe azicara iburyo bwawe, undi akajya he ibumoso bwawe. Nuko Yesu arabasubiza ati kujya iburyo bwanjye cyangwa ibumoso bwanjye sinjye ubigaba, ahubwo bihabwa umuntu ugize gute, ubikwiriye. Data, niba aba bigishwa barabanaga na Yesu bakaba barizeraga ko Yesu yaje kwima ingoma, yaje kwima ubwami bwo muri iyi si, mbese kuza kwa Yesu bari bafite uburyo bagize gute bagufataga bitandukanye uko ibyanditswe byera bigize gute bibisobanuye. Tuzirikane ko aha ngaha igihe cya Yesu byari ku ngoma y'Abaroma. Abaroma nibo bayoboraga Abayuda, babayobozaga igitugu, babayobozaga uburyo bukomeye cyane. Nuko rero bumvaga umuntu wabakorera ikintu cyiza nuko yabakora ku ngoma y'iki y'Abaroma. Rero Yesu bari baramwakira nk'umuntu uje kubakura mu ngoma y'iki y'Abaroma, aje kubakura mu ngoma y'ububata bw'Abaroma. Nyamara bari birengagije ko Yesu yagombaga kuza kubakura ku ngoyi yagombaga kuza kubakura gucirwaho iteka n'ingoyi y'icyaha. Bityo bananiwe gusobanukirwa n'uburyo bwo kuza kwa Yesu. Abigishwa ba Yesu, abasangiye na Yesu, ntibigeze basobanukirwa no kugaruka kwa Yesu, cyangwa se n'uburyo Yesu yagombaga kugira gute, yagombaga kuza. Nshuti bakundwa, ndagira ngo turambure Bibiliya zacu turebe iyi mirongo maze dutekereze, twibaze mbese ni iki iyi mirongo itwigisha cyerekeranye n'uburyo bwo kugaruka k'umwami wacu. Mbese iyi mirongo tugiye gusoma ni iki itwigisha cyerekeranye no kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Reka turebere hamwe isomo riboneka mu Byakozwe n'Intumwa, igice cya mbere turebe umurongo wa 9 tugeze ku murongo wa 11. Ibyakozwe n'Intumwa igice cya mbere umurongo wa 9 tukageza ku murongo wa 11. Reka dusome igice cya mbere umurongo wa 9 kugeza wa 11. Umurongo wa 9: amaze kuvuga atyo azamurwa bakimureba, igicu kiramubakingiriza. Bakiraramye batumbira mu ijuru, akigenda abagabo babiri barababonekera bahagaze iruhande rwabo, bambaye imyenda yera. Barababaza bati, yemwe bagabo b'i Galileya, iki gitumye muhagaze mureba mu ijuru? Yesu abakuwemo akazamurwa mu ijuru, azaza atyo nk'uko mumubonye ajya mu ijuru. Ndagira ngo dutinde kuri aya magambo ngo azaza atyo nk'uko mumubonye ajya mu ijuru. Ndagira ngo mbabwize ukuri yuko aya magambo ni amagambo dukwiye kuzirikana cyane. Aha tubonye yuko Yesu akimaje kubabwira ayo magambo nuko agira gute, azamurwa mu ijuru. Ariko abagabo babiri bari aho ngo bagira gute, barababona. Abagabo babiri, iki ni igihamya gikomeye cyane. Ahantu tuzasanga ngo abagabo babiri, twibuke amagambo avuga ngo iby'abahamya babiri. Nuko rero reka mbabwize ukuri inshuti yanjye, abagabo babiri, icyo ni ikimenyetso kigaragaza yuko, kuko mu Bisiraheli iyo bavuze ngo abantu babiri iyo bagushinjaga icyaha mu Bisiraheli, uwa mbere akakigushinja, uwa kabiri akaza akakigushinja, icyo cyaba gifataga nk'ari ukuri. Kuko abantu babiri iyo batangiye ikintu kimwe, ubuhamya, byafatwaga nk'ari ukuri mu Bisiraheli. Rero ahangaha naho dufite abagabo babiri bigaragaza ko aribo bahamya, bagaragaza uburyo Yesu azagira gute, azagaruka. Mu by'ukuri batweretse yuko igihe Yesu yazamukaga hari abagabo babiri bagiraga gute, babirebaga bo kubihamya. Ati uko mubibonye azamuka nuko azagira gute, niko azagaruka. Ndagira ngo mbabwize ukuri yuko iki ni igihamya gikomeye cyane kigaragaza yuko Kristo uko yazamutse bose bamureba, azanagaruka abantu bose bagira gute, bamureba. Amahanga yose azabona kugaruka kwa Yesu. Ntago ari ikintu kizaba kiherereye umuntu umwe ku wundi. Ntimujya mumva abavuga ngo nuko ngo azaza bamwe bari ngo umugabo n'umugabo bari mu buriri, ubwo nyine ngo azagenda umugabo ntagire gute, umugabo azagenda umugore ntagire gute, ntabimenye. Nshuti bakundwa, kugaruka kwa Yesu
nta maso atagira gute atazabona ko Yesu yagize gute yagarutse. Ubwo rero kugaruka kwa Yesu tumaje kubona iby'abahamya babiri bahamya uburyo Yesu azagira gute azagaruka. Ati uko mubonye azamuka nuko azagira gute nuko azagaruka. Yesu yazamutse ku mugaragaro, no kugaruka azagaruka ku mugaragaro. Dusome Ibyahishuwe igice cya mbere umurongo waho wa 7. Ibyahishuwe igice cya mbere umurongo wa 7. Reka turambure Bibiliya zacu dusome. Ngo dore araza n'ibicu, kandi amaso yose azamureba, ndetse n'abamucumitse nabo bazamureba, kandi amoko yose yo mu isi azamuborogera. Nanone amena. Kadusubiremo aya magambo ni meza cyane. Dore arazana n'ibicu, kandi amaso yose azamureba, ndetse n'abamucumitse nabo bazamureba, kandi amoko yose yo mu isi azamuborogera. Nanone amena. Ndagira ngo mbabwize ukuri yuko kugaruka kwa Yesu amaso yose azagira gute azamureba. Reka tujye muri Matayo igice cya 24. Matayo igice cya 24. Turambure Bibiliya zacu dusome. Reka duhere ku murongo wa 27 uvuga ngo kuko nk'uko umurabyo urasira iburasirazuba ukarengera aho rirengera, niko no kuza k'umwami w'umuntu kuzabaho. Dusubiremo. Kuko nk'uko umurabyo urasira iburasirazuba ukabonekera aho rirengera, niko kuza k'umwana w'umuntu kuzabaho. Ubwo nibwo ikimenyetso cy'umwana w'umuntu kizabonekera mu ijuru, n'amoko yose yo mu isi nibwo azaboroga abonye umwana w'umuntu aje ku bicu byo mu ijuru, afite ubushobozi n'ubwiza bwinshi. Bene data, aya masomo ni iki atubwiye ku bigendanye no kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo? Ni iki bitwigisha? Ni iki aya masomo atwerekeza ku bigendanye no kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo? Nshuti bakundwa, ndagira ngo hatazagira umuntu uzakubeshya agushuka ngo Yesu azagaruka gutya na gutya. Bibiliya itweretse ko Yesu kugaruka kwe amaso yose azagira gute azamureba. Nta kintu cy'ikinyoma kizaba kiri mu kugaruka kwa Yesu Kristo, nta n'urujijo ruzaba rurimo, ahubwo amaso yose azabona ubwo Yesu azagira gute azagaruka. Ubwo Yesu yazaga bwa mbere nk'umwana wavukiye mu muvure w'i Betelehemu, abantu bake cyane nibo bamenye ko yaje. Ariko ubwo azaza agarutse amaso yose azamureba, buri gutwi kose kuzumva impanda yo kugaruka izumva impanda yo kugaruka kwe. Buri muntu wese wo ku isi azabona icyubahiro cye. Ntihazagira udushuka. Ibyanditswe byera byasobanuye neza uko kugaruka kwe kuzaba kumeze. Nshuti bakundwa, ibyanditswe byera birasobanura neza kugaruka kwa Kristo uko kuzaba kumeze. Ntihazagire ugushuka, ntihazagire ukuyobya, ntihazagire ukubwira uko bitanditse, ko ibyanditswe byera bisobanuye neza uko kugaruka kwa Kristo kuzaba kumeze. Umugabane umwe w'ukuri kw'ingenzi kandi kunejeje bihebuje kwahishuwe na Bibiliya. Ni ukuvuga ibyo kugaruka kwa Kristo aje gusoza umurimo ukomeye wo gucungura umuntu. Imana bwabaye mu rugendo, kamara igihe butuye mu gihugu igicucu cy'urupfu, bufite ibyiringiro bishitse kandi bitera ibyishimo bukura ku isezerano ryo kugaruka kwa Kristo, we kuzo n'ubugingo. Ubwo azaza aje kugarura imuhira abe bagizwe ibicibwa. Inyigisho yo kugaruka kwa Kristo niyo pfundo y'ibyanditswe byera. Kuva umunsi Adamu na Eva bavaga muri Edeni babogoza amarira, abana b'Imana bakomeje gutegereza ukuza k'uwasezeranywe aje gutsemba imbaraga y'umurimbuzi, maze akabagarura muri paradizo batakaje.
bakundwa, ndagira ngo mbabwize ukuri yuko igihe Adamu na Eva bari bakimaze gukora icyaha, ni ukuri bahise bahabwa isezerano y'incungu, bahise bahabwa isezerano ry'uzabacungura. Abantu b'Imana cyangwa se abana b'Imana bahise batangira gutekereza ku uzaza aje kubasubiza muri paradizo bari bagize gute, bari batakaje. Ndagira ngo mbabwize ukuri yuko isezerano ryo gutegereza kugaruka kwa Kristo cyangwa se isezerano ryo gutegereza uzatubera incungu na Adamu yararihawe. Nshuti bakundwa, ndagira ngo mbabwize ukuri, iyi niyo fundo cyangwa se niyo zingiro ry'ibyanditswe byera, isezerano rikomeye dufite ryo kugaruka kwande kwa Yesu Kristo. Hatazagira umuntu ukuyobya ko ibyanditswe byera birasobanutse kandi bisobanura neza ihame ryo kugaruka kwa Yesu. Umuyobozi w'umudivaniste wa kera witwaga Lutz Warren cyangwa se Luther Warren yakundaga kubwira abasore ati: uburyo bumwe rukumbi bwo kwitegura kugaruka kwa Yesu ngo ni ukwitegura kandi ukagumya ukagira gute, ukitegura. Uyu Luther Warren niyo magambo yakundaga kubwira abasore. Nshuti bakundwa, ndagira ngo mubwize ukuri kuri uyu munsi wa none, uburyo bumwe bwo kwitegura kugaruka kwa Yesu ngo ni ukwitegura kandi ugakomeza ukagira gute, ukitegura. Mugenzi komera. Indirimbo ya 350 ivuga ngo mugenzi komera, Yesu ari hafi. Nshuti yanjye, ndagira ngo nkubwire nawe kuri uyu munsi wa none, ukomere, Yesu ari hafi. Nturambirwe gutegereza kuko umwami wacu Yesu Kristo ari hafi kugaruka. Warren ati: uburyo bumwe rukumbi bwo kwitegura kugaruka kwa Yesu ngo ni ukwitegura kandi ukongera ukagira gute, ukitegura. Ubutumwa bwo kugaruka kwa Yesu kwegereje ni irarika ryihutirwa kuri buri wese muri twe ryo kwisuzuma mu mitima yacu no gusuzuma imibereho yacu y'ibyamwuka. Ni irarika ryo kubaho imibereho y'abubaha Imana. Ntihashobora kubaho gufata impu zombi mu mucyo urabagirana w'icyubahiro cyo kugaruka kwa Kristo. Nshuti yanjye, ndagira ngo mbabwize ukuri yuko gufata impu zombi mu mucyo urabagirana wo kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo bidashoboka. Ntago bishoboka gufata impu zombi. Reka bene data dusoza mbararikiriye gusoma aya magambo tujye gusorezaho. Mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike igice cya 5 umurongo wa 2 kugeza ku wa 5, aravuga ngo: kuko ubwanyu muzi neza yuko umunsi w'umwami wacu uzaza nk'uko umujura aza nijoro, ubwo bazaba bavuga bati ni amahoro, nta kibi kiriho, nibwo kurimbuka kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite, kandi ntihazabasha kubikira na hato. Ariko mwebweho bene data, ntimuri mu mwijima ngo umunsi ubatungure nk'umujura, kuko mwese muri abana b'umucyo n'abana b'amanywa, ntimuri ab'ijoro cyangwa nk'abandi, ahubwo ni muri ab'ijoro. Mumbabarire, ntimuri ab'ijoro cyangwa ab'umwijima. Bene data, ndagira ngo mbabwize ukuri, hari abantu benshi bakunda kugaragaza ko kuza kwa Yesu kuzatungurana, ariko Bibiliya itweretse yuko abana b'Imana batazatungurwa no kugaruka kwa Yesu. Yesu azaza nk'umujura, ariko ku bantu batiteguye kugaruka kwa Yesu. Uwiteguye kugaruka kwa Yesu wese ntari uw'ijoro kandi ntari uw'umwijima. Niyo mpamvu kugaruka kwa Yesu kutazatungura abana b'Imana. Nshuti bakundwa, ndagira ngo murarikire kwimbika mu byanditswe byera tukagira imyiteguro mizima. Reka twongere dusome iri somo tugana ku musozo, riboneka mu rwandiko n'undi Pawulo yandikiye Abaheburayo igice cya 9 umurongo waho wa 28. Reka dusome 28. Niko na Kristo amaze gutambwa rimwe ngo yishireho ibyaha bya benshi, azaboneka bwa kabiri atazanywe no kwitambira ibyaha, abonekere
abamutegereza kubazanira agakiza. Reka nsubiremo. Niko na Kristo amaze gutambwa rimwe ngo yishireho ibyaha bya benshi, azaboneka bwa kabiri atazanywe no kwitambira ibyaha, abonekere abamutegereza kubazanira agakiza. Nshuti bakundwa, reka dukomeze tuzirikane aya magambo tumaze kwiga kuri uyu mugoroba. Ni amagambo meza cyane adutera ibyiringiro, mbese ni amagambo atubwira ngo gutebutsa igihe. Gutebutsa igihe ni ukuri, Kristo ari hafi kugaruka, kandi ntabwo dukwiriye gutebutsa igihe uko bidakwiriye, ahubwo tujye mu byanditswe byera bitwereka uburyo Yesu azagaruka, turusheho kumwitegura. Ibyo ni byo mbasabiye, nanjye nisabira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu.